Showbiz News Rwanda. Ariko mw'abantu mwe mwabaye iki muri no minsi? Bundi twari tuzi ko aho umugabo aguye undi arenza aho twatse. Fata ku mavuta ashize amezi agera kuri 7 nta muntu uri fata ku mavuta ashize amezi 7. Nawe rero muri ayo mezi 7 ashize afunzwe ataraburana. Kuri uyu munsi yaburanye urubanza rukundi kuntu rwagenze. Urubanza reka tuze turebone muri make ngo byagenze bite, imyanzuro yafatiwe muri urwo rubanza ni iyihe. Ese Fata ku mavuta we atangaza ikibundi. Fata ku mavuta yafunzwe mu kwa 10, kuri ubu ngubu tugeze mu kwa 5, amaze gushira amezi 7 iyo baze neza. Ariko icyo gihe atabwa muri yombi yashinjwaga ibyaha 2. Kuri ubu muri ibyo byaha 2 yashinjwaga hamaze kuzamo ibindi byaha nanone 3, kubera ko kuri uyu munsi ari gushinjwa ibyaha 5. Marangi Fata ku mavuta rero byagenze biti. Urubanza rwe rwatangiye saa 4 za mu gitondo yubowe n'abacamanza 2 ndetse n'umwanditsi umwe ndetse n'abashinjacyaha 2. Wibuke neza abashinjacyaha nibo babashinja icyaha Fata ku mavuta. Ariko mbere yuko tubyinjiramo turebe ngo nibe bihano yafatiwe ni gute urubanza rwagenze, nibe Fata ku mavuta yatangaje cyane ko nawe afite ijambo rikomeye ageneye abakunzi be ndetse n'abandi bantu bari mu myidagaduro. Turaje turebe ngo nibe iki. Aho ubundi ngeniswa Ferrorizi, ukore subscribe na follow. Ariko kandi nanone wowe witwa nde uri kudukurikira urerereye he? Ibyo ni ingenzi cyane kubimenya, kandi ni ingenzi kuburi busiga igitekerezo cyawe muri comment. Urubanza rero rwatangiye ubushinjacyaha buvuga ibyaha 5 Fata ku mavuta kuri cyanwe ari byo gusebanya, gutukana, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha nk'umunyamakuru. Ubushinjacyaha rero buvuga ko ibi byafata ku mavuta yabikoze mu mwaka wa 2023 ndetse na 2024 ubwo yakoraga ku gitangazamakuru cya 3D TV ndetse no ku mbaga ze zigiye zitandukanye. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko mu mwaka wa 2023 binyujije kuri 3D TV Fata ku mavuta yavuze ko The Ben yiriza nk'umwana wabuze ibere, atazi kwambara neza, kandi ko n'ubukwe bwe buzaba ari akajagari, ndetse yakoreshaga ibikangisho. Avuga ko ubwo The Ben yavuga ko The Ben natamuha amafaranga azamuzima. Fata ku mavuta kandi yavuze ko umuhanzi IMYAKA yashatse umugore mubi, ukuze kandi umukene. Ibyo ubushinjacyaha bukaba bwarabigenzuye busanga yarakoze icyaha cy'ivangura. Ubushinjacyaha buvuga ko kandi Fata ku mavuta yatangaje amakuru y'ibihuha ubwo yavugaga ngo The Ben yabuze amafaranga yo gukwa Uwikeza Pamela. Nyuma yo gutabwa muri yombi, Fata ku mavuta yarapimwe asangwamo igipimo cy'ibiyobyabwenge by'urumogi biri ku gipimo cya 98 miligramu 98, kandi umuntu usanzwe akwiye kuba afite 0.20 miligramu. Bukwiregura rero Fata ku mavuta yavuze ko ubushinjacyaha bwirengagije ko yari umusesenguzi mu kazi ke k'itangazamakuru. Yavuze kandi ko ibyo yavugaga byose ari ibyabaga biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma nawe akaza atanga ibitekerezo nk'umusesenguzi. Avuga ku byo yaba yaravuze ko Meddy yabanye n'umukobwa mu nzu amurya amaturu kandi ari umukristo. Fata ku mavuta yavuze ko ibyo bitari inkuru zibiwa, cyane ko na nyir'ubwite yabyiyemereye ubwo yatangaga ubuhamya, akavuga ko yamaze umwaka abana n'umukobwa mu nzu. Ubwo nyine uku nguku nuko bagendaga bamushinja nawe yiregura. Yavuze ko kandi mu byaha ashinjwa n'amajwi yifashishwa, ubushinjacyaha bukoresha amashusho y'iminota 3 bakuye mu kiganiro gifite isaha irenga, bityo bukaba butaritaye kumenya impamvu yavugaga ibyo bintu. Yasobanuye ko impamvu yo kuvuga ko mu bukwe bwa The Ben buzaba akavuyo yabivuze asesengura nyuma y'ibyabaye Burundi mu gitaramo cya The Ben yari yiteguye bikarangira habayemo kurwana no kwibana. Fata ku mavuta rero yongeye gusobanura ko izina rye ari Sengabo Jean Bosco, irindi byafata ku mavuta ari iryamamaye kubera umwuga w'itangazamakuru, kandi ko ari abantu benshi bamwiyitirira n'aka kanya. Yunzemo avuga ko ibyaha yakoze byakabaye kuba biregerwa RMC cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinze itangazamakuru ryigenga, aho kuzanwa mu nkiko, kandi ko n'abamureze batigeze bagerageza kumurega muri RMC ngo bananirana.
umwunganizi wa FATAKAMUVATA witwa FATAKAMU yavuze ko icyaha cy'ivangura cyakavanywe muri iyi dosiye kuko Bahati Makaca nk'inshuti ye ya FATAKAMUVATA ari wamusabiye ko amukoraho inkuru uko yaba imeze kose. Ariko nanone nagira ngo tugenda tunaganira ubundi wumva FATAKAMUVATA ibi byashinjwa kuko ari ibyaha byakabaye kuba ari ibyaha byakabaye bimujyana muri gereza hamazemo igihe kingana kuri ndetse kandi akaba ateganya kuba yakatirwa imyaka 9. Uvanga ibi byaha biramutse bimuhamye yakatirwa imyaka 9. Reka tuze turebe ngo byarangiye bite. Umwunganizi wa FATAKAMUVATA yavuze ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego cy'uko yasebanije mu gihe iki cyaha cyavanywe mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda 2019. Gusebya rero nk'icyaha cyo mu rwego rw'imiburanishirize y'inshinjabyaha cyangwa se penal cyakuwemo. Yunzemo ko ibyo bashingiye bavuga ko yatukanye ari ibyo gutesha umwanya urukiko kuko kuvuga ngo The Ben ntabwo azi kuririmba byari mu busesenguzi bwe nubwo nawe yabyiboneraga n'amaso n'amatwi ye. Yagaragaje ko gutangaza amakuru y'ibihuha bitagakwiye kuba nabyo biri mu biburanwa. Ati niba yaravuze ngo ubukwe buzakajagari kandi butari bwaba ibwo ibihuha ni bihe zego kurumva nawe harimo ibihuha ubukwe buzakajagari kandi n'ubundi butari bwaba urumva ho no guteganya kuko urumva koko iki ngiki ari cya cyagakwiye guhanisha umuntu. Gucya rero cy'ibiyobyabwenge umwunganizi wa FATAKAMUVATA avuga ko aba batabyemera cyane ko yiri gupimwa nawe atigeze ajyanwa gupima kandi ko nta hantu na hamwe yasinye yuko yatanze ibizamini byo gupimwamo ibiyobyabwenge. Wenda iki ngiki sinzi niba atari ukwiregura cyo kibaye kimuhamana none ntabwo ariko yakatirwa imyaka 9 yajyanwa hari abantuza ba Afrika bajyanwe bari abagisa cy'inganzo bose bajyanwa ariko nanone gufunga imyaka 9. Reka dusenge wenda Imana igira uko bigenza kandi umuntu amusengera by the way. Rero uri gufata ku mavuta agaragaza ko kandi ibi byaha byagiye bishakirwa aho bitari kugira ngo bakurize dosiye kuko ufata ku mavuta yataye muri yombi akekwaho ibyaha 2 nyuma yaho biza kuba 5 kandi byose bikava mu byo yari yarakoze kera. Ubushinjacyaha rero bwahawe umwanya hanyuma buvuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufite uburenganzira bwo gukurikirana umuntu bityo kuba Bahati Makaca atarareze bafite uburenganzira bwo kumukurikiranira bakamukoraho iperereza. Basobanura icyaha cy'ivangura ubucamanza bwagaragaje igisobanuro cy'icyaha nk'uko bikuwe mu ngingo y'163 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda Penal Code ndetse bagaragaza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwubashywe ahubwo yaburenzeho nk'uko bikuwe mu itegeko nshinga rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu ngingo 38. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubukwe atari amakuru asanzwe ku cyamamare ahubwo ari ubuzima bwe bwite bityo kuba wajya ku karubanda ukabuvugaho waba ukoze icyaha. FATAKAMUVATA we avuga ko yafashwe nta cyaha afite gikomeye ahubwo yashakiwe ibyaha nyuma yo gufatwa kugira ngo ikirego cye gikomeze gukura ndetse no gufata ubukana. Umwunganizi wa kabiri FATAKAMUVATA yavuze ko ibirego byose umukiriya we ashinja nta shingiro bifite kuko niba bavuze ko FATAKAMUVATA yakuruye ikariso y'umukobwa amashusho ahari ayikurura ubwo ni The Ben nimba yaravuze rero ko yarize amashusho ahari ari kurira kandi bitangazamakuru byose byabyanditse. Avuga kandi ko kuvuga ko kuba yaravuze ko ubukwe buzaba ari akavuyemo ubusesenguzi byaje no kuba byo nk'uko nyakwigendera Valentine wamamaye Dore imbogo yabitanzemo ubuhamya bw'uko yinjiye mu bukwe bwa The Ben maze yabwinjiyemo mu kavuyo. Ubushinjacyaha bwavuze ko bufite inyandiko y'umugore wa Bahati Makaca avuga ko ibyo yavuzweho byamugize ingaruka kandi byamubangamiye. Babajije aho izo nyandiko ziri harabura bavuga ko system yagize ikibazo. Mbere y'uko urubanza rusozwa FATAKAMUVATA bamusabye kugira icyo yavuga kugira ngo kugira icyo yavuga yongera gushimangira akabeshyerwa ndetse asaba ko yafungurwa akajya kwita ku muryango we. Ubushinjacyaha bwasabye ko FATAKAMUVATA ahamwa n'ibyo byaha byose akekwaho hanyuma aganishwa igifungo cy'imyaka 9 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. FATAKAMUVATA yari afite ubutumwa yageneye abantu ari nabwo najya ngo mbagezeho muri aka kanya. FATAKAMUVATA waburanye akaba agitegereje umwandiko w'urukiko
uzaba like uzafatwa ku itariki 18 z'ukwa 10 ntabwo ari ku itariki 8 z'ukwa 10 reka turebe neza. Ni urubanza rwabaye kuri wa 15 Gicurasi 2025 aho FATAKAMUVATA yaburanye ku byaha bitanu akekwaho nyuma yo gufatwa ku wa 18 z'ukwa 10 ahubwo akekwaho ibyaha bibiri. Uyu mwanzuro uzasomwa ryarira, reka turebe uyu mwanzuro uzasomwa ryari bahu, reka turebe. Ndakomeza ngende bikurikirana nimbibona ndabibamenyesha, ariko umwanzuro uzasomwa vuba nga muri no minsi n'ubundi. Ariko nanone FATAKAMUVATA we yageneye abamukurikira cyangwa se like yageneye abafana be ndetse n'abandi bantu bari mu myidaduro yabatuye zaburi ya 35. N'ukuvanga iyo zaburi ni zaburi ikomeye cyane, irimo amagambo akomeye igira iti, hanyuma turebe uko bivuga imwe mu mirongo y'ingenzi irimo. Zaburi ya Dawidi, Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Enda ingabo nto nini uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimira abangenza. Ubwira umutima wanjye uti nige gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe. Babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka abagenzi. Ni zaburi ndende cyane kabisa igera ku mirongo 28. Ni zaburi ni zaburi n'undi ya 35. Ukuvuga ngo ubonye umwanya wayisoma, ariko irimo amagambo akomeye cyane FATAKAMUVATA ageza ku bana. Niyo mpamvu rero najya mbabwire FATAKAMUVATA niba musenga mu musengere kabisa, kubera ko uko bigaragara ntabwo yorohewe, ntabwo wamara ikiyagiye cyose ufunzwe. Kuri ngubu ukaba ukiburana, ibyaha bikaba byarabaye bitanu. Muri ubundi kubwanjye ruhande, kurwanya ruhande sigiye like kunyomoza itegeko, ariko numva biriya byatari bya umuntu yagakwiye gukurikiranwa ku buryo afungwa imyaka 9, kubera ko bibaye bimuhamye koko, bibaye bimuhamye imyaka 9 yayirya kabisa. Yesa nuko nguko rero bimeze. Nizeye kuri bukore subscribe. Nitwa Rezi, wibuka kutubwira udukurikira urinde kandi uherereyeho izina ryanjye. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.